ntacyo ndemeza bite. Ntacyo nashakaga umugabo wawe none ntawe uhari. Wibwiye n'iki se ko niba mbikubwiye? Aya ndabizi kuko iyo aza kuba hari se we wari kuza kunyingurira. Mwese ikintu ushaka gukora umugabo wanjye igihe utambwira ni iki? Uretse ko yanagiye ari bunarara. Ko nyine ndahombye nta kundi nzagaruka yaje. Ubwo rero wari uje kureba amafaranga y'inzu singira ngo ukwezi kwaroze. Ndumva ubizi. Nuko nyine abagore nta mafaranga mugira. Ngo iki? Amafaranga yatsigenda afite. Ngaho se niwe yafite ya Meddy. Aha, ndetse papa wese ko atiyiza akohereza wowe. Nta mwanya yari afite. Ntarangiranya ngo. Ese ni ngombwa kuza mu nzu wayanzaniye hano. Ubwo uzabona umwana arandura Dodi ari hanze yawe. Ariko ugiye nta kibazo ufite. Aha, muri tugiye mu nzu. Yere nyaguhe. Ese kunjana mu cyumba. Ijambo. Tugenda. Ariko se bimwe siko twahagurukira uragira ngo ufate ku ngufu. Tuze ko tuganire. Nese uragira ngo ugufashe. Unzimye. Kareka mbabarira rwose uragira ngo umugabo wawe nkubite ishoka. Ishoka? Sinabwo ko yagiye kandi mugaruka vuba. Kareka. Tugeze hera. Hanyuma se kuyicara urangije. Hanyuma se uragira ngo bigenze. Urashatse ko n'umutwe ngina saa mwe turi babiri. None ko ari byo wahashye. Nahashye. Reka gore ibintu minsi mwabaye muto. Bushatse kumwangurira byose nazanye n'umuco wose nazanye. Ivuye misani mwenyine. Hanyuma se ikiro kibere wazanye. Niba wowe muco. Umvaga ari uvuye mu masahana ngahe. Mwamushaka kubirenza ibyo mwahashye. Hashye. Mwaga wakana. Ndi muzi ni kuzabana bakorwa no barahiye. Ubwo se muri kurya cyangwa muri gutonga? Numvise muri gutonga nagira ngo mwahaze. Kahakiri inyoni. Hanyuma se umuntu agatari. Ese mama, ko numva papa avuga nabi ntabwo wigeze umusigira. Ansigira se asigira agenda umwana. Kubasigira abana nkabo. Kera narinje ngo munyongerere. Ko sinari maze narinje ngo mubibi ngibi. Kwenge nta mari cyose. Wari cyangwa abyongera ko ntabwo ari buryo. Umunsi ubwiriro. Bapapa baragwira. Ahubwo y'indazi uzangoye n'isafuriya igoye. Muraho kwa Papa Freddy. Yamraneza. Muraho Papa Freddy. Yamraneza. Muraho. Papa Freddy ntabwo kusuhuze. Twaduruka. Oya. Ntabwo nashaka kuruka arwaye. Muraho. Kumana ni mwihangane. Yicaye nta kibazo. Murakoze. Yega. Dosiye amasaha yo kurya se musanze twanabimaze. Hoya Papa Freddy. Nari nshiranga mbazana amafaranga yanyu inzu.
none se Fred twareje ntabwo mwamubonye. oya Fred dushobora kuba twanyurana ntabwo nigeze mubona pe. uriya mwana nawe ararangara ngo wasanga yaciye ahandi hantu. kandi ubu namutera ariko wowe ibyo bintu ushaka kunkoresha urabona ntabishobora. Ndisimura nakora uko bigenza. Ni ukuri sinabishobora pe. Ntabwo ukuri no kugenda nabona bitwaye kugenza. Ni ukuri sinabishobora. Ndakora uko bigenda ariko cyangwa Amakuru ni meza. Ubona ufite isoni? Oya ntacyo. Nigende. Mbese ko mbona utari muraza? Oya ntacyo pe. Ngwino tugende. Oya. Ndimo ndumva. Simbizi. Barisegeranye bose n'ubyumva mahuje niwe wenyine uhari kandi bose ntabwo yiriwe hano. Birashoboka se ko musaza wanjye basigaye bamuciye bakandira
wowe urabaza amenyo y'uko kubona umuntu njye nakuze njye nashize ahubwo ndakura kandi ahubwo nyine nkubwiye